muhaye ikaze nanone kuri Bansidi Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote w'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, nukuri ni nkukomeye muba muduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kureba hamwe ikintu gikomeye, ikintu kimwe. Mugore, mukobwa, nukibonana cyangwa ukacyumvana umugabo, uzamenye yuko agukunda urukundo rw'ukuri kandi yifuza ko mugerana kure. Hari abadamu benshi, abakobwa benshi bajya bibaza, ese kugira ngo umenye ko umugabo ari serious mu mubano wabigenza ute? Wakora iki kugira ngo umenye yuko umugabo agukunda bya nyabyo? Buriya abagabo benshi bari mu rukundo n'abatarurimo, ababeshya n'abakora ukuri, akenshi ubona barasa. Ariko by'umwihariko ababeshya cyangwa se abaryarya mu rukundo barashyuha bagashyuhirana cyane, bakora ibintu byinshi cyane byiza kandi birenze ibyo ukeneye, nawe ubwawe ukabona yuko biba birimo ari umuriro waka nk'ubishangara. Rero ujye witonda cyane abagabo, kubamenya, kubitaho, ukamenya icyo bakunda, ukamenya icyo bashaka, ukamenya icyo banga, ukamenya iki, byose bisaba igihe. Ariko umugabo wihutisha ibintu akenshi aba ari ikibazo. Noneho rero niba ushaka kumenya neza ko uyu mugabo ibintu abirimo 100%, ni ikintu kimwe kizamuranga. Kubera yuko uwo bitarimo ntabwo ibi bintu ashobora kubijyamo, ntabwo yanabivamo, nta n'ikintu biba binamubwiye. W'ikintu aba arimo kugutagetingaho nicyo agushakaho, niba ari kugushyira mu buriri nibyo ngibyo aba areba, akora ikintu cyose cyatuma ujya mu buriri. Ariko iki ngiki abagabo bakeya baba bafite ukuri koko, bashaka uwo mugore, uwo mukobwa ajye mu buzima bwabo neza. Iki kintu nibo bagikora bonyine. Icyo kintu rero nta kindi. Nshuti mukundwa wo nkurikiye, ugomba kumenya ukagiha agaciro, ukakizirikana buri munsi. Uzasanga uwo mugabo yubaka imbibi mu mubano, ashyiraho imbibi mu mubano, ashyiraho imbibi mu rukundo rwanyu. Ni wa mugabo uzajya kukubwira ukumva arakubwira ati sheri wanjye mukundwa, sinzi uko azakwita, honey darling, ukuntu nkuko nguko, akakubwira ngo ibi bintu ntabwo mbikunda. Buriya umugabo utinyusa akakubwira ati ibi bintu ntabwo mbikunda, ni umugabo urimo kukubwira ngo ibi bintu nubitinyuka uzaba urimo kuma amarangamutima azatuma nkwanga, uzama amarangamutima atuma mbese urukundo cyangwa amarangamutima nari ngufiteho agabanuka. Rero bakobwa, badamu, mumenye iki kintu. Umugabo nakubwira ngo iki kintu ntabwo ngikunda, uzabiha agaciro, kubera yuko ntabwo ari abagabo bose bazakubwira ibyo bintu. Azakubwira ngo ibi bintu ndabikunda. Ibyo akunda byose azaguhereza umurongo wabyo, akubwira ati nkunda iki, nkunda iki, nkunda iki, nkunda iki, azabikubwira kugira ngo utazava aho ngaho unabyanga cyangwa se ubimubuza. Rero umugabo uguteganya ikintu gikomeye cyane, arakubwira ati iki kintu singikunda, iki kintu singikunda, iki kintu singikunda, iki kintu ndagikunda, iki kintu ndagikunda, iki kintu ndagikunda. Abarimo kubaka imbibi kugira ngo utazavaho umubwira gukora ibyo adakunda cyangwa umubuza gukora ibyo akunda. Uwo ni umugabo ugukunda, ni umugabo uguteganya ejo heza, akabona yuko uzaba uri kumwe nawe. Rero mukobwa, mudamu, uha agaciro ibi bintu. Hagaciro umugabo ukubwira ibyo akunda byose akabitondagura. Hagaciro umugabo ukubwira ibyo yanga byose akabitondagura. Uwo ni umugabo w'agaciro, ni umugabo ugomba guha agaciro kandi ukamwitaho, ukamukunda, ukamukundwa akazi ukamwitaho mu buryo bwose. Kuko abagabo bose bari mu bihe nk'ibi ngibi ntabwo babivuga. Utafite icyo aguteganyaho nta n'ikintu cyuzajya wumva. Azakubwira mu mubano ibyo yemera, akakubwira ati nukora ibi nta kibazo, nukora ibi nta kibazo, nukora ibi ngibi nta kibazo. Ariko nukora biriya ntabwo bikunda, ntabwo ibi bintu nemera yuko wabikora. Dufate nk'urugero, abasha no guteora akakubwira ati rwose mu buzima bwanjye niba nkundana n'umugore cyangwa se n'umukobwa, ntabwo nifuza yuko agendana n'abagabo
ntabwo nifuza ko agendana n'abasore. Mbese akagusobanurira uburyo ki atabikundamo kubera yuko ari umuntu mukorana, ari umuntu mufite ikintu kibahuza, ntabwo ari ugukunda abikubuza, ariko akubwira ubwoko bw'abagabo n'abasore utifuza yuko ugendana nabo cyangwa se uba uri kumwe nabo. Azakubwira ati sinifuza yuko turi kumwe uzitaba telefone iyo ari yo yose, agashaka ngo umuhe umwanya, niba telefone uyigira silent kandi nawe ugarabyubaha, nawe telefone ayishyira ku ruhande, nta muntu uri bumuhamagare, nta muntu uri bumwandikire ngo ajye gucata, wajye gutayipinga murimo muvugana, kubera ko buri igihe cyacyo cyose iyo uvugana n'umuntu yibereye ahandi umutima ari ahandi ari babura baje, yerekana ko ari agasuzuguro. Ni umuntu utagushyize mu gaciro, ni umuntu utaguhaye agaciro, ni umuntu utakwitayeho, muri make nta kintu uvuze mu buzima bwe. Ariko umugabo rero ufite icyo uvuze mu buzima bwe akubwira ngo sinshaka kugera na bariya bagabo cyangwa na bariya basore iyo abona yuko birimo ikibazo, kuko nta mugabo wifuza kujya muri competition n'abandi bagabo cyangwa se n'abandi basore. Abayigira ngo nibura ubimenye neza yuko ni umugabo ugufite mu mutima we, ko atari ngombwa yuko wirukanka inyuma y'abandi bagabo cyangwa n'abandi basore. Bimwe bavuga ngo bagarira byose kuko utazi rizera n'irizarumba. Naho rero umugabo utabikubwira nyine ni wa wundi, kuko utazi icyo gutekerezaho, ntabwo bikubuza kujya kuba uri kumwe n'abandi bagabo n'abandi basore utekereza ko nyine nibura hari ikintu bakubwira kizima. Rero namwe bagabo mubimenye, ntabwo umugore akoze mu mwuka wera ugomba kujya umubwira ibintu byose byo wifuza n'ibyo utifuza ukabimubwira. Umugabo rero uri mu rukundo bya nyabyo abona umwanya wo kukubwira buri kimwe cyose. Rero kubaka imbibi mu rukundo mu mubano ni ikimenyetso simbisiga yuko umugabo ari mu rukundo, kandi noneho bidapfa bidapfuka yifuza ko mugerana kure. Rero ibi byose ababikubwira ngo utazagwa mu mutego wo gukora ibintu adakunda cyangwa adashaka, mukaba mwabipfa kandi mukaba mwatandukana. Rero mukobwa mugore nabikubwira ukumva mutemeranya, ugomba nawe kumubwira uti ibi bintu ariko ngewe mbyumva gutya, mukabiganiraho, kuko hari igihe kubuza ibintu nyamara we ubonaga yuko nta kibazo biteye, nta n'ikintu bitwaye. Rero nshuti yanjye kwirinda biruta kwivuza, uramenye utazakurura umwuka mubi mu rukundo cyangwa se mu mubano, kandi umugabo mukuri agufite mu mutima, agufite muri gahunda ze ko hari ahantu mugomba kugirana cyane. Rero agaciro umwanya umugabo ukubwira ibyo yanga n'ibyo akunda, umugabo ukubwira ibyo yemera n'ibyo atemera. Azakubwira ati jyewe nkunda umugore wisiga gutya na gutya, wambara gutya na gutya. Sinkunda umugore wambara gutya na gutya, wisiga gutya na gutya. Ibyo bintu rero uba ugomba kubyubaha. Waba wumva ko ibyo bintu bikubangamiye ukabivuga hakiri kare, yakumva ko bidashoboka mukarangizanya nta bintu byo guta igihe. Buriya nta kintu kibi nko gutakaza umwanya wawe ku muntu utari we. Rero mujye mugira uba wumva ufite umugisha nuhura n'umugabo akakubwira ati mukundwa cyangwa shuti yanjye cyangwa mukunzi, ntago nshaka ngo wambare iyi myenda imeze gutya, ntago nshaka ngo mu mutwe wawe habe hameze gutya. Nabikubwira uzabyubaha, ubyubahiriza, umenye ko ari uko bimeze. Cyangwa se mu cyuma umubwira uti rwose ntabwo ari uko ngiye byumva, ahubwo noneho mukabiganiraho mukagira ahantu muhuriza, nibwo mugira umubano mwiza kandi umubano mwubaka uryoshye. Rero iyo akubujije ibintu ukamwihorera, kuko nubikore mwamara kubana ukabikora ngo nukubera ko gufite mu rugo rwe, noneho aho niho bizabyutsa intonganya, inzangano noneho zitangire zivuke, umugabo ye kubyihanganira, ubone noneho bibaye amendeze yuko mwatandukana, kandi uba warabimubwiye hakiri kare mukabishakira igisubizo. Kuko hari igihe umugabo akubwira ati ibintu ntabwo mbikunda kandi nyamara wowe ubikunda. Niyo mpamvu narababwiye ngo uramenye utazirukanka inyuma y'umugabo cyangwa se y'umugore mudafite ikintu na kimwe kibahuza. Iyo ushatse umuntu akunda ibyo wanga, yanga ibyo ukunda, iyo mugeze mu rugo biba umuriro, mugahora mu ntonganya, mugahora mu makimbirane adashira. Ibyo byose birangiza umubano n'ubundi muba mwarataye igihe. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Nyakira muri comments. Niba umushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusahiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Byagiciro kubana namwe kumwe na Dohote Uwimpuhwe, nawe utaha muri video ikurikira. Bye bye.